uyu munsi ni ibyishimo kuri twese, kandi uyu munsi uragaragaza ko iyo hari urukundo hakaba ubufatanye n'ubwitange bishobora kongera kubaka ubuzima bw'umwana wari waratakaje icyizere. Ndibwira yuko mutatangajwe nuko aba bana batatu aribo bahuje iyi mbaga ingana gutya. Ni ukuri ntimwumve ko mwaje guta umwanya, kuko na Bibiliya burya irabivuga. Umubyeyi yari afite umukumbi w'intama, hanyuma ngira ngo zageraga ku 100 nkurikije icyo Bibiliya itubwira. Imwe irazimira, ariko yasize izindi ajya gushaka ya indi yazimiye. Amaze kuyibona ayikubita ku bitugu arayizana, atumira abavandimwe n'inshuti ati muze twishimane. Natwe rero navuga ko ni muri uwo murongo tuzanye aba bana. Aba bana bagiye mu mitwe yitwaje intwaro, umutwe witwa FDLR n'indi mitwe yose yishamikiyeho. Umubyeyi avuze ukuntu aba bana bagezeyo. Ngira ngo umwe muri bo ahubwo yaje kujyana na sekuru na nyirakuru nyuma rwose, nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. We yagiye muri 2014. Ngira ngo abo bakecuru n'abasaza bari bagiyeyo gushaka ubuzima ahari. Umwana agezeyo agira ibyago, nyirakuru na sekuru barapfa. Umwana ajya mu mitwe yitwaje intwaro. Uyu munsi niba nababwiye ko umwe afite 16, undi afite 17 cyangwa se 2, ni ukuvuga ko batangiye gukoresha imbunda bafite imyaka 13, 14. Namwe nimwumve mwababyeyi mwe ako gahinda. Rero ntabwo mwataye umwanya, kuko twagize ngo dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika, we uhora ategeye amaboko abana b'u Rwanda aho bari hose. Nimumfashe tumuha amashyi. Aba bana ntabwo bigeze bamenya umunezero, ntibigeze bagira ikintu cyiza mbese kibabaho, kuko aho babaga ni mu rusaku rw'amasasu gusa, ni uguhora birukanka. Bamwe muri bo baratubwiraga ngo babaga batetse uturyo, baba bagiye kwarura ngo barye, amasasu akabavugira hejuru, bakiruka inkono bakayisiga, cyangwa se ababishoboye bakabanga ingata y'ibyatsi bakikorera ku mutwe bakajya kubundabunda mu bihuru. Nuko byagenze. Ariko byageze na nyuma abarwanyi bo muri FDLR baraza bakajya babavana aho bari, aho abo bana bihishe mu miryango muri Kongo, bakamupfuka igitambaro mu maso, bakamuvanyira nk'aha ngaha, bakamujyana Ikirehe. Murahumva? Bakamujyana Ikirehe bamupfutse mu maso kugira ngo atamenya aho ari, noneho akazasubira inyuma. Kuko baravugaga bati nubwo yaba ari mu miryango y'abakongomani, baramutse bamenya aho twabakuye basubira inyuma bagasubira muri ya miryango. Nuko nguko FDLR ikora n'indi mitwe ishamikiyeho. Aba bana bigishijwe kwica, bigishwa kwiba, gufata ku ngufu, kugira gute, mbese ibibi byose. Aba bana abo twasezereye bose ejo, ndetse hamwe na bagenzi babo basigaye Mutobo, ariko bo ni bakuru, hafi ya bose nta n'umwe uzi gusoma no kwandika. Akazi kabo ni mu mashyamba. Namwe nimwumve babyeyi, mwumve umwana wawe, abana beza kuriya bakajyanwa muri iyo mitwe batabishaka, bakabingwate bitewe na FDLR iriyo. Niyo mpamvu rero nabo mbashimira,
kuba barakoze ibishoboka byose bakamenya akayira, bakajya batelefona bagenzi babo batashe, bakamenya akayira nabo bagapfumura bakaza bakatugeraho. Bageze Mutobo twarabakiriye, ni ukuri turi hariya duhagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Baratubwiye bati mujye mutegera amaboko abana b'u Rwanda batahutse, mubababarire kuko niba umukuru w'igihugu yarabababariye twe turinde turi bande ku buryo tutabababarira. Niyo mpamvu namwe mbasabye muryango wa Nyabihu, aba bana ntimubarebe kuriya ngo mubaha akato, oya, nimubashyire mu muryango wanyu, nimubigishe indangagaciro nziza za kirazira, indangagaciro nyarwanda, nimubigishe gukunda igihugu. Shimire cyane Makuza, ngushimire ko uhise unabinjiza mu kademi, buriya ubu ngubu niho batangiye kugira gute kwinjira mu muryango nyarwanda. Ntimubaha akato, mureke basabane n'abandi, bakinane n'abandi, ahubwo nsaba n'ubuyobozi bwaba ubw'umurenge bwaba ubw'akarere kuzabafasha bakajya mu ishuri. Aba bana ni bato, bakwiye ibyiza, ntabwo bakwiye kongera kwiruka mu mashyamba. Aba bana mutabafashe neza ngo mubinjize muri gahunda za leta nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadushyiriyeho, hari inkonkobotsi ishobora kuza ikongera ikabashuka ikabasubiza muri iyo mitwe. Nyabihu, Rubavu, Rutsiro, mbese utu turere twose duhanye imbibi na Kongo, abana bari gushukika, abantu bari mu mashyamba bakababesha bati muze mudufashe gutwika amakara, mudufashe gucukura zahabu, mudufashe gutwara moto, maze tubaha akazi. Abana bakagenda bazi ko bagiye gufatanya n'abandi gucukura amabuye y'agaciro, cyangwa se gutwika amakara, cyangwa gutwara moto nk'uko baba babashutse. Bagerayo bativuga uvuye aho bakamuha imbunda. Rero mubakire mu muryango mugari w'akarere ka Nyabihu. Aba bana bamaze kutugeraho, icyambere cyo baje bambaye ubusa, bambaye imyenda yabacikiyeho, namwe murabyumva mu mashyamba, batagira agakweto, batagira iki. Ikintu cya mbere twabakoreye bakigera hariya ni ukubabwira tuti muhumure, muhumure mugezi wanyu. Tubaha icyo kwambara, turabagaburira, bazana kenshi n'abantu bakuru n'abana bato. Abana bato buriya hariya dufite abagera kuri 200, abenshi barwaye bwaki, nyamara hano turi kwirira ikirayi. Nabo turi kubakorera gahunda kugira ngo nabo basubire mu muryango nyarwanda, baba bana beza. Aba bana rero twarabambitse, abenshi baje bafite ibikomere haba ku mubiri no ku mutima, twarabibavuye, na cyane ko dufite abakozi b'inzobere mu by'ihungabana, usanga mu by'ukuri barigishijwe, barahungabanye, noneho no kwiyumvamo ko azagera hano agahabwa akato. Twabategeye amaboko, mbese tubafata nk'abana bacu, kandi koko ni abacu. Tubigisha indangagaciro nziza, uburere mboneragihugu. Hanyuma aba bana bafite n'impano, harimo abazi kubyina, harimo abazi gusakuza, harimo abazi gukina umupira, harimo abazi ibintu byinshi bya bindi byo mu muco wacu wa Kinyarwanda. Ibyo byose basiza badukoreye agashya hariya i Mutobo. Nimba twahisemo kuza hano, hari indi kipe yagiye mu karere ka Rubavu, ho ni na benshi kurusha abangaba. Ariko hari n'abandi, hari utundi turere twagiye tujyamo umwana umwe, twe twahisemo guherekeza ahari benshi. Twagize amahirwe rero mu gihe ababyeyi babo bamenye ko aba bana tubafite, nabo ntibicaye, baje kubasura. Ababyeyi rwose bagaragaje ububyeyi. Mu bana twari dufite ejo twasezereye cyangwa se twahuje n'imiryango, 2 gusa nibo batashoboye kumenya iwabo, kubera ko ntibazi iyo baturutse. Ariko leta ni umubyeyi,
buriya twagiriwe ubuntu bwo kuyoborwa na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Abo ngabo babiri ntabwo turi bubajugunye, ahubwo turaba tubaretse mu kigo cya Mutobo, turabaha ibifatika byose cyangwa ibishoboka byose guverinoma iduha. Abo bana turabashyira mu ishuri, tuzabishyurira. Basanze n'abandi babuze iwabo, nabo twabashyize mu mashuri makuru, ubu baraba ba mbere rwose, ugasanga ni igitangaza. Nabo rero tuzabishyurira, ariko kandi n'aba ngaba inzego z'ubuyobozi zizabafasha n'ababyeyi babo, kandi aho komisiyo dukoramo izakenerwa turi tayari gukomeza kubafasha, tuzabakurikirana. Icyo nasaba rero babyeyi muri hano, muri ababyeyi beza pe, mwaratureze muradukuza, nimukomeze muturere, nimukomeze mubwire abana banyu, ntihazagire umuntu n'umwe ubashuka ngo genda ujye gucana amakara muri Kongo, cyangwa ngo ujye gucukura amabuye y'agaciro, kuko na hano iwacu turayafite, cyangwa ngo ngwino ujye gutwara moto muri Kongo, na hano mu Rwanda zirahari. Nyabuna nimubiyegereze, nimubagire inshuti, mubarinde ibiyobyabwenge n'ubusinzi, nimubarinde ibibi byose. Bariya bana baje bafite umugambi ati ibyo twabayemo twabisize muri Kongo, ubu tugiye guhinduka tuba abana bazima, tuba abaturage beza b'akarere ka Nyabihu. Nimubiyumvemo nabo babiyumvemo, nta kizatuma rwose bitaba byiza. Nyabihu rero na Rubavu ni mwebwe cyane, na Rutsiro, utu turere nitwo dufite, baba ari muri FDLR, baba mbese bakiri inyuma n'abari kuza, utu turere nitwo dufite abantu benshi. Babyeyi bacu, ubwo kuba ari hano Nyabihu, Rubavu, Rutsiro cyangwa ahandi hafite abantu benshi barwanya leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, biduhesha ishema. None se ubwo ntidukwiriye gufata imigambi, umuhigo tukavuga tuti reka ahubwo dufatanye n'abariyo tubakureyo baze, hanyuma banyure Mutobo tubaha amahugurwa, bajye mu buzima busanzwe, dufatanye kubaka igihugu. Ndibwira ko uwo muhigo buri muntu wese waje hano ari bubutahane. Ndagira rero ngo nsoze ijambo ryanjye mbabwira ko uyu munsi duhagaze hano, tumaze guhuza n'imiryango yabo abana 1097, kandi ubwo hari Mutobo dufite abandi baje ejo bundi, hari n'abandi bakiza. Mu izina rero rya komisiyo y'igihugu tuzakomeza dukora akazi neza nk'uko twagashinzwe, tubahugure, tubahindura abantu bazima, tubashyikiriza imiryango yabo, dufatanye n'inzego kubakurikirana, maze twese dusenyere umugozi umwe, dutahirize umugozi umwe, dufashe nyakubahwa perezida wa repubulika twitoreye ejo bundi kugeza ku Banyarwanda ibyo yatwemereye. Siko bimeze? Babyeyi, nicyo nabasaba, ngo ufite umwana, ufite umuvandimwe, ufite undi muntu azi ukiri mu mashyamba kandi bariyo, dufatanye tubahamagare batahe iwacu mu Rwanda n'amahoro. Nitumara kubigeraho, Nyabihu yacu izakomeza ize ku isonga mu kugira discipline, mu kubaha igihugu, mu gufasha umukuru w'igihugu n'Abanyarwanda bose. Niryo jambo nagira ngo mbagezeho, mbashimira cyane kuba mwitabiriye iyi gahunda muri benshi. Ntabwo turi batindire kuko turabizi mugomba gusubira mu mirimo yanyu, natwe tukajya ahandi. Ndagira ngo mfate uyu mwanya mu izina rya komisiyo n'abagenzi banjye twazanye, mbabwire ngo mwakoze, 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 kandi Imana ibahe umugisha. Ndawubasabiye, Imana ibagirire neza.